Reka dutangire kuri inkuru rero twari twabivuze muri iyi minsi ishize yuko Ingabire Victoire yari yatumijwe n'ubutabera kugira ngo agire ibyo yisobanuraho, nako byagenze rero kuri uyu wa kane tariki ya 19 Kamena 2025 yaje kwitaba urukiko agira ibyo yisobanura, ariko avuga ko nta wahuriye n'ibikorwa byakorwaga by'aya mahugurwa yavugwaga mu rukiko y'abantu bayitabiriye babarizwaga mu ishyaka rye rya Darafa Umurinzi, uretse umunyamakuru Theoneste w'Umubavu we yatambutsaga ibyo bitekerezo byabo kuri uwo muyoboro wa YouTube we bitwaga Umubavu TV, ndetse akanabafasha ngo muri aya mahugurwa nk'uko byasobanuwe mu rukiko. Ingabire rero mu rukiko ku munsi w'ejo yavuze yuko nta wahuriye n'abo bantu kuko ngo ishyaka rye ryafunze imiryango mu mwaka wa 2019 nubwo ritari ryemewe mu Rwanda. Akavuga ko yabuze ngo ryamaze amezi 2 gusa, ngo nyuma yo kubuzwa gushaka abanyamuryango yahise ahagarika gushaka ibijyanye n'abanyamuryango ndetse n'ibindi bikorwa by'iryo shyaka. Akavuga ko ngo byahagaze nta wahuriye n'ibyo bintu by'amahugurwa. Nibyo ngibyo rero yisobanuyeho ku munsi w'ejo muri rusange bitera urutwatsi ko naho bihuriye, ariko noneho inkuru yabyutse rwose ivugwa cyane nuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Ingabire Victoire Umuhoza nyuma yuko urukiko rukuru rusabye ko akorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, yo ni RIB yatangaje ko yafunze Ingabire Victoire ku ya 19 Kamena 2025, bivuze ko ku munsi w'ejo gakiva mu rukiko n'ubundi yahise atabwa muri yombi. Ibisabwe n'ubushinjacyaha mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Silvani na bagenzi be kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Yakomeje igira iti Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho hamwe n'abagenzi be ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe ategerejwe gushyikirizwa ubushinjacyaha. Iki cyemezo rero cyo gukurikirana Ingabire Victoire cyafashwe nyuma yaho urukiko rutanyuzwe n'ibisobanuro Ingabire yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abahoze ari abanyamuryango ba Darafa Umurinzi, ni ishyaka rye ariko ritemewe n'amategeko mu Rwanda, ubwo yari yatumijwe mu rukiko mu rubanza rwabaye n'ubundi kuwa kane tariki ya 19 Kamena 2025 kugira ngo agire ibyo asobanura. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko aya mahugurwa yari ajyanye no guhirika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kubwangisha abaturage. Hari gukorwa ubukangurambaga bujyanye no kwangisha abaturage ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubwo bukangurambaga urabizi ko nayo mahugurwa hari igitabo bahabwagaho amahugurwa kijyanye no guhirika ubutegetsi mu mahoro. Ni ibintu twagiye tugenda tugarukaho kuri ntangiro z'uru rubanza. Ingabire rero yari yabwiye urukiko ko abaregwa muri urwo rubanza bahoze ari abayoboke b'ishyaka Darafa Umurinzi, uretse umunyamakuru Nsengimana Theoneste washinze umuyoboro wa Umubavu TV ukorera online kuri murandasi, ubwo ni kuri YouTube, ariko sanzwe afite n'ikinyamakuru cya website cyandikira kuri murandasi nacyo cyitwa Umubavu. Hanyuma yavuze ko mahugurwa baregwa gukoreramo ibyo byaha atari yateguwe na Darafa Umurinzi ndetse ko we ataranayazi. Nyuma yo kumva rero ibisobanuro byatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, urukiko rwasuzumye ibibazo birimo kumenya niba ibisobanuro yatanze byatuma akekwaho ibyaha cyangwa se ntakekwe. Urukiko kandi rwasanze ibisobanuro Ingabire Victoire yatanze bidahagije kandi muri dosiye y'uru rubanza harimo ibimenyetso bimushinja. Urukiko kandi rwasanze ari ngombwa ko ubushinjacyaha bukora iperereza ryimbitse kuri Ingabire Victoire Umuhoza kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Nk'uko rero urukiko rwabisabye, iri perereza rizakorwa mu byumweru 2. Nirirangira rero Ingabire ashyikirizwe urukiko.
iburanisha ry'uru rubanza rizasubukurwa ku itariki ya 7 Nyakanga 2025. icyo gihe azaba ari kwa mbere, kubera ko ndumva mu Liberation Day munsi wo kwibohora uzaba ari kwa gatanu, ari ku itariki enye, ubwo kwa gatandatu n'eshanu, ku cyumweru 6, kwa mbere 7 azaba ari kwa mbere ukwezi gutaha. ngira ngo abantu barabyibuka ko Ingabire Victoire yageze mu Rwanda mu mwaka w'2010, twari twabigarutseho nabyo ku munsi w'ejo, nabwo akaza gukora ibyaha agatabwa muri yombi, urumva, hanyuma akaza gufungwa, irakatiwe imyaka, ariko akaza no gufungurwa kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu, urumva, kuko yaje guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2018, urumva. icyo gihe rero n'ubundi nyuma yagiye agaragara nyuma ku mbuga nkoranyambaga zirimo n'urwo ngurwo rwa Muyarabavu, hari n'ahandi nyambona akunda gutanga ibitekerezo ku rundi muyoboro wa YouTube witwa ngo witwa Imbarutso ngo ya Demokarasi, akunda gutangira nyine ubwo butumwa. muri iki cyumweru babizi ko aribwo urukiko rwari rwafashe icyemezo yuko nabagomba kwitaba akagira ibyo asobanura, kubera ko ntabwo yari umwe muri bari ababuranyi 9, ariko noneho muri dosiye n'ubundi akomeza kugaruka, agenda agarukamo cyane ahantu hose wumva agenda agarukamo. Yego, kubera ko hari haranateguwe n'umunsi witwa Ingabire Day. uwo munsi wagombaga kuba warabaye ku itariki ya 14 ukwakira umwaka wa 2021, ubwo ni itariki 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021. ni ibintu byose ngo byari byamaze gutegurwa n'imbwirwa ruhame n'ibiki byari gutangazwa, byose byari kunyuzwa ku muyoboro uriya muvandimwe Theoneste wa Umubavu TV, kuko urumva iyo byakurikiranywe ntago bihuye na biri, ahubwo we ni ibyo ngibyo yabaye channel, umuyoboro wo gutambutsa ibitekerezo bavuga ko bigize ibyaha. Ariko na mu gitondo nahoze ndi kureba no post ya Rwanda Investigation Bureau, ubwo ni RIB ya kuri X. harageze ko uyu munsi abanyarwanda yego bamenya ikintu bashaka, bamenya ikintu bakwiye, kuko tema hano hanze hari negative side, hari uruhande rutari rwiza rw'u Rwanda, batifuriza ibintu byiza u Rwanda. Yes, nagiye nyuzamo amaso ndavuga ibintu umuntu abibonye, like uze kunyura mu makomentari yabo, haracyari urugendo runini pe, haracyari urugendo rwo kugenda rugari, ariko still n'umuntu tuzarugenda. ariko hari igihe umuntu ashobora kwisanga yaguye muri ibyo bintu. Yego, ubundi hano ku mbuga nkoranyambaga nibwo ubona neza imitekerereze ya bamwe mu banyarwanda dufite uyu munsi. Reka nkubwize ukuri, ushobora kuba uri mu cyumba cyawe, amatara azimije, telefone yawe ariyo uri kurebamo, ukandika ibintu bikuvuye mu mutwe, yego, bidafite umumaro. ejo waba uri imbere y'abantu barenze 100 uri kubisobanura, ukabura icyo uvuga. Nukuri ukabura icyo uvuga, kubera icyo ariko byamaze kwandika warabyanditse, yego, ngo akarenza umunwa akarushya hamagara. La panoza baravuga ngo communication is irreversible, baada ya kusema neno huwezi kurirejesha. niba uhisemo kuvuga ibyo bintu byane twavuze ngo ubanze utekereze, mariko na muri biriya bavuga ngo banze ugire gute, banze uzunguze ururimi inshuro 7, ururimi rwawe inshuro 7, noneho wakumva ibyo ugiye kuvuga nanone wemeranye n'umutima nama wawe, ubwo ngubwo ni ingaruka nyine ugomba kuba witeguye. Nta muntu uguhatira kuvuga ibintu bitari byiza, kuzihura nazo, ingaruka uhora n'ibyo wivugiye ubwawe. Anyway, mbwira n'abantu babibona bikabayobya, please stay positive. ubyirengagiza abantu barenge barahari. Niyo mpamvu imanza nk'izi ziba ziri kuba. Yego, ushobora kumva ngo ni igitabo, ushobora kumva ngo ni iki, ariko influence iba bifite niyo iba ari mbi kuruta kuvuga ngo igitabo n'ibindi byose umuntu yashingiraho.
ubwo rero abantu baba bagomba kubimenya muri rusange, bakamenya gushungura ibyo ari byose tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga, kuko ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga byose ntago ariko tugomba kubifata nk'amakuru y'ukuri. Byose ku mbuga nkoranyambaga ugomba kubyakira, kuko ni ukuri utazagira ahantu ucikira. Ni nk'uko wavuga ngo iyo ugiye guteka ibishyimbo uhita ufata ibishyimbo uko bivanye mu mufuka, ugafata imbegeri cyangwa se ikibo cyangwa mironko, ukagenda ukadaha, ugahita usuka mu ibase cyangwa se mu kindi gikoresho ukoresha ukaronga ugateka, cyangwa ubanza gutoranya. Haba igikorwa cyitwa gutoranya. Umenya ibyo utoranya, umenya ibyo ufata, umenye n'ibyo ureka. Ejo n'ejo bundi uzasanga wisobana ku bintu wavuze cyangwa wanditse. Yego, nta n'undi mutima mubi wabikoranye. Yego, hariya rero abantu bagomba kumenya ibyo bagira bandika ku mbuga nkoranyambaga zabo, abatukurikirana ukamenya ibintu ukura hariya, kumenya ngo hari ahantu njya gushakira amakuru yizewe nshobora gufata rwose, nkamenya ko ibyavugiwe hano ari ukuri, n'uwabikubaza akavuga ati ngiye ibintu nabibonye ahangaha, ariko noneho ukamenya n'ahandi ureba ukavuga uti oya. Kubera ko zino mbuga nkoranyambaga zabaye umuyoboro wo gukwirakwiza ibikorwa by'urwango, ingengabitekerezo ya jenoside iracyahari. Abantu hano urabona ko ihari, nko kuri TikTok ujyaho ukareba ibintu abantu baba barimo ukagira ngo ni mu yindi si, urumva ukavuga ati aba bantu bimeze bite, noneho ukabona harimo n'abana bato b'urubyiruko. Learn to discipline yourself. Abana bato b'urubyiruko twarabibonye n'abakurikiranwaho ibijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, ubwo twari turi mu cyumweru cy'icyunamo, n'ubu turacyari mu minsi 100 yo kwibuka, ariko uracyabona abana batoya rwose bafite imyaka 20. none ukibaza ngo iba bivama hehe ibyo ngibyo? Mu babyeyi babo bakomeza nabo bapfuye, ariko noneho ntibapfe bonyine, noneho bagakomeza no kwica abana, bagakomeza no kwica igihugu. Iki gihugu rero ntabwo kizubakwa n'abantu bashobora kuba bameze gutyo. Ubwo ni ukurekera ubutabera uwo mwanya bugakora akazi ikabwo. Ni inkuru tuzakomeza kugenda dukurikirana ibyawe byose uko azagenda bigezwaho 5 kuri 5.